Nyaramutse nitwa Gaëlle Atete Rwanyindo, tugiye kureba ukuntu twateka icyayi kiryoshye cyane. Kwanza icyayi nta muntu utazi kugiteka. Icyayi nyine cy'amata uragiteka ugashyiramo agasukari, ushobora gushyiramo agasukari gakeya cyane kuko abana bo ntabwo bagomba kurya isukari nyinshi cyane, yabatera izindi ndwara. Ushyiramo utuyiko tubiri kandi natwo dukeya tw'isukari. Ku muntu ushaka ubuki yabushyiramo, kofi. Umuntu ushaka ubuki nawe yabushyiramo. Ushyizeho gukoroga, warangiza gukoroga bikaba icyayi kiraryoshye cyane. Icyayi gihita kiryoha. Hano dufite n'utugati twa tundi dutoya twa pekupe, ariko wowe ushaka iyi migati minini nta kibazo wayikoresha kuko yose ipfa kuba ari pekupe apana ya yindi minini. Mo indani rero ugashyiramo jambo, ku bantu badakunda jambo bashyiramo ubuki cyangwa inyanya cyangwa foromaje, ibyo ukunda ibyo ari byo byose washyira mu mugati. Ariko hari n'ukuntu ufata avoka ukazisya ugashyira mu mugati, nabyo biraryoha cyane. Rero kugira ngo imigati yawe ize kuryoha cyane, na avoka nayo kuyikoresha, uba ufite avoka wayishyiramo cyangwa ubuki cyangwa inyanya cyangwa foromaje, ugasa nk'ukora ka hambaga. Umaze kubikora ibi ngibi biraryoha cyane. Namwe muzabikore, ni ibiryo biryoha cyane bya mu gitondo, namwe muzabikore. Murakoze.